ibyiringiro harandi turikura vuga cyane amen. Byaturuka mu kirere yahawe ubutware umwami twizeye Kristo. Byaturuka ikuzimu yahawe ubutware umwami dukorera. Imana yacu yabwe icyubahiro cyane. Ibi mu majyaro byose bifiteho iki? Reka mubwire vuga cyane amen. Haleluya. Ntabwo bitewe ubwoba n'abadayimoni kuko umwami dukorera yahawe ubutware. Ntabwo dutewe ubwoba n'amagambo kuko umwami dukorera yahawe ubutware. Ntabwo dutewe ubwoba n'uburwayi kuko umwami dukorera yahawe ubutware. Imana yacu yabwe icyubahiro cyane. Aratambuka neza cyane arabegera arabwira ngo ntimugire ubwoba ndahawe ubutware mu isi no mu ijuru. Vuga cyane amen. Vuga cyane amen. Vuga cyane amen. Haleluya. Haleluya. Abanye mu bantu bari bafite gushidikanya n'abari bafite ubwoba bwinshi cyane. Ndashaka kugira ngo icyakugizeho ubutware nta butware gifite. Ego. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Icyakugizeho ubutware nta butware gifite. Umwami dukorera yahawe ubutware mu isi no mu ijuru. Kandi ugenda urya musinzire mu izina rya Yesu. Kandi ugenda abana bawe biga mu izina. Ibyiringiro harandi turikura vuga cyane amen. Byaturuka mu kirere yahawe ubutware umwami twizeye Kristo. Byaturuka ikuzimu yahawe ubutware umwami dukorera. Imana yacu yabwe icyubahiro cyane. Ibi mu majyaro byose bifiteho iki? Reka mubwire vuga cyane amen. Haleluya. Ntabwo bitewe ubwoba n'abadayimoni kuko umwami dukorera yahawe ubutware. Ntabwo dutewe ubwoba n'amagambo kuko umwami dukorera yahawe ubutware. Ntabwo dutewe ubwoba n'uburwayi kuko umwami dukorera yahawe ubutware. Imana yacu yabwe icyubahiro cyane. Aratambuka neza cyane arabegera arabwira ngo ntimugire ubwoba ndahawe ubutware mu isi no mu ijuru. Vuga cyane amen. Vuga cyane amen. Vuga cyane amen. Haleluya. Haleluya. Abanye mu bantu bari bafite gushidikanya n'abari bafite ubwoba bwinshi cyane. Ndashaka kugira ngo icyakugizeho ubutware nta butware gifite. Ego. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Icyakugizeho ubutware nta butware gifite. Umwami dukorera yahawe ubutware mu isi no mu ijuru. Kandi ugenda urya musinzire mu izina rya Yesu. Kandi ugenda abana bawe biga mu izina rya Yesu. Kandi akazi kawe ugenda ukashyira mu izina rya Yesu. Kandi yabika mando shopede takiva yova ibamwe yahawe ubutware haki. Rebe igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 7 n'umurongo. Hari umuntu ukoresha amasomo neza cyane rwose adufashije byaba byiza. Yego. Yego. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka. Uwiteka akamubera ibyiringiro. Kuko azabana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu mugezi. Yego. Ntikizatinya amapfa nacana. Yego. Ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Yego. Ntikizita ku mwaka wacanye n'amapfa kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Amen. Iryo ni ijambo twongere twihute cyane twebwe urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 6 umurongo wa 11 kugeza 15. Abaheburayo igice cya 6 umurongo wa 11 kugeza kuri 15. Yego. Ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza ku mperuka.
kugira ngo mudaba abanebwe, ahubwo mugere ikirenge mu cy'abaragwa amasezerano, ahubwo mugere ikirenge mu cy'abaragwa amasezerano, babiheshejwe no kwizera no kwihangana. babiheshejwe no kwizera no kwihangana. Amen. Imana yasezeraniraga Aburahamu, ubwo Imana yacu yasezeranyaga Aburahamu, kuko ari ntawe yajyaga kurahira ayiruta ubwayo. Nicyo cyatumye yirahira ubwayo iti, ni ukuri no guha umugisha nzaguha umugisha, kandi no kugwiza nzakugwiza. Uko niko byabaye, kuko Aburahamu amaze kwihangana yahawe ibyo yasezeranijwe. dukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Amashyi make, dukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Ijambo rivuga ngo kugira ibyiringiro by'ukuri. Imana ishimwe cyane. Abarokore mufite ibyiringiro by'ukuri. Haleluya, haleluya, Amen. none si ibyo byiringiro bituruka he? Reka dusome ijambo ry'Imana aho mu Baheburayo n'ubundi iki 10:23 tumenye ibyo byiringiro tubikomora. Umurongo wa 23 gusa wa 23. Dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, yego, kuko uwasezeranije ari uwo kwizerwa. dukomere Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Iri jambo ryagumije rizamuka muri njye kuva nkitangira kumenya ko ari njye nzahagarara hano. Ndavuga ngo Mana wampaye icyo kuvuga, icyo kubwira ubwoko bwawe. Amaso yanjye atangira kureba mu ntara zose, amaso yanjye azenguruka igihugu cyose, sanga icyo abantu babuze ari ibyiringiro by'ukuri. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari ibyiringiro waje kugira mu gihe cyashize, ariko byarangiye bitabaye ibyiringiro by'ukuri. Hari ibyo wumvishije n'ibyo wasezeranijwe, ariko byarangiye bidasohoye. Ibyo bituma abantu badafite ibyiringiro by'ukuri. Ariko naje gutangariza itangazo rivuga ngo hari aho tugomba gukomora ibyiringiro by'ukuri, ari muri Kristo Yesu. Mana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Ari mu Mana ishoboye byose. Yasezeranije ba sogokuruza niyo Mana yo kwizerwa. Yasezeranije sogokuruza Aburahamu ngo ntiyabuze no kubikora, kandi ngo yabikoze ibikora neza cyane. Ngo naho byaca mu makuba, ngo naho byaca mu byago no mu ntambara, ntabwo Imana izabura kubisohoza. Imana ishimwe cyane. Oh, haleluya, haleluya. Cyangwa amahirwe wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ibyiringiro byawe nakoza ngo bitangira he bikagarukira he? Ese ibyiringiro wabibonye ute? Wabihawe nawe? Imana ishimwe cyane. Uko twicaye hano buri muntu wese afite ibyiringiro bye, sibyo? Vuga cyane ngo amen. Hari umuntu wicaye ku ijambo mwene wabo yamubwiye ati nubwo ntasenga ariko nzi neza ko hari ikintu yasezeranije. Haleluya. Umwaka ugiye kuzaza azabikora, nubwo nta myenda n'inkweto nambaye, ariko kuko hari ijambo yambwiye azabikora. Ibyo ntabwo ari ibyiringiro. Imana ishimwe cyane, kuko uyu munsi wakumva yapfuye ibyo yagusezeranije ntibisohore. Dukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Haleluya. Ibyo ugomba kwizera n'ibyo Imana yavuganye nawe, kuko naho byaca mu makuba, ngo naho byanyura no mu muriro, nta kibazo bishobora kuzagira, kuko iyo Mana yarabikoze na mbere yuko twe tuvuka. Tuyikomere amashyi menshi cyane. Ibyiringiro byawe ni iby'ukuri. Utangire urebesha amaso niba ibyiringiro ufite ari iby'ukuri.
Amina haleluya. Amen. Amina haleluya. Amen. Amina haleluya. Amina haleluya. Amen. Kuko buri muntu wese ahagize umwanya wo kubazwa, mbese urizera? Yego. Mbese wizera iki? Ushingiye kuki wizera? Hari igihe akubwira ati nishingiye ku ijambo papa yambwiye atarapfa, iryo jambo niryo ndiho, Imana yacihabwa icyubahiro cyane. Cyangwa se nshingiye kubera ko mfite ubutaka bw'umuryango wanjye, ubwo butaka budahari oya. Hari abantu bahagaze ku ijambo rya nyir'ijambo. Ndashaka kubwira hagarara ku ijambo rya nyir'ijambo. Wowe uri hano hagarara ku ijambo rya nyir'ijambo. Ibyo ni byo byiringiro by'ukuri. Ibyo ni byo byiringiro. Ntabwo ndi kubumva. Ibyo ni byo byiringiro by'ukuri. Zamura Imana icyubahiro. Haleluya. 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 Imana ishimwe. Imana ishimwe. Narabibonye mu minsi yashize, abantu batari bafite ibyiringiro by'ukuri bacitse intege, abandi baragwa, abandi babivamo, abandi bariba, abandi barasinga. Yesu atugeneza cyane. Ariko abantu bafite ibyiringiro by'ukuri, barafite kwizera ko na nyuma y'ibyo hari ibindi bintu Imana izakora. Imana ishimwe cyane. Vuga cyane ngo amena. Muri icyo gihe hari abakristo bakomeje gutanga amaturo yabo, bari bafite ibyiringiro by'ukuri. Muri icyo gihe hari abantu bakomeje gusenga ndetse no kwiyiriza ubusa, bari bafite ibyiringiro by'ukuri yuko na nyuma y'ibi hari ibindi Imana izakora. Haleluya. 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 Ufite ibyiringiro by'ukuri ntabwo ari iby'uyu munsi gusa, ntabwo ari iby'ejo gusa, ntabwo ari iby'ejo bundi gusa, ahubwo ari ibyo mu gihe kizaza. Imana yaguriye iyerekwa rye rikaba rigari cyane. Hari abantu bateranye muri iri teraniro bafite iyerekwa rigari cyane, ariko hakaba n'abandi badafite iyerekwa rigari cyane. Icyo nshaka kwatura kuri wowe uyu munsi ni ukugira ibyiringiro by'ukuri, iyerekwa ryawe rikaguka. Amen. Iyerekwa ryawe rikaguka, iyerekwa ry'umurimo rikaguka, iyerekwa ry'umuryango wawe rikaguka, iyerekwa ry'ubuzima bwawe rikaguka. Vuga cyane ngo amen. Oh haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Haleluya haleluya. Urumva njye muri gihe harimo ibyiringiro by'ukuri yuko nawe haragera Imana izahageza. Yesu atugire neza cyane. Nawe niko bimeze. Nawe niko bimeze. Ndumva mfite ibyiringiro by'ukuri. Nawe yajya uyu munsi n'amaguru. Igihe kizagera akagenda mu modoka kugira ibyiringiro by'ukuri. Vuga cyane ngo amen. Ndumva mfite ibyiringiro by'ukuri. Nawe uyu munsi naba ntazwi nk'uko uyu mugabo yahoze abivuga, igihe kizagera azamenyekana kuko Imana nizeye ishoboye kimwe, bibiri, byose, bitatu, byose. Aburahamu iramubwira ngo Aburahamu ngwino. Ahagarara hanze iramubwira ngo naramurebe hejuru. Iramubwira ngo ubonye iki? Ngo mbonye inyenyeri. Yesu atugiye neza cyane. Aramubwira ngo uko inyenyeri zingana ku rubyaro rwawe ruzaga. Vuga cyane ngo amen. Haleluya. Aburahamu imyaka irashira ariko akomeza kugira ibyiringiro. Imana yasohoye hanze ikanyereka mu kirere, ikanyereka izi nyenyeri kuko bizarangira hano. Vuga cyane ngo amen. Haleluya. Ntabwo Imana ikubwira ibintu uri kubireba mu maso yawe, kuko ibikubwira uri kubireba ntabwo ibyo byaba ari ibyiringiro, ahubwo Imana ikubwira ibintu utabona kugira ngo n'ubyiringiro ukabyizera mu gihe bizaza n'ibizasohora uzavuga ko Imana ibikoze. Niyo Mana yo kwizerwa, niyo Mana y'ukuri. Twakira abantu nonaha bafashe akanya ko gushima Imana, nyamara hari ibyo basengeraga ariko ntabwo babirebaga, ariko kubera ko Imana ariyo kwizerwa byarabaye. Haleluya. Ntabwo nza gutinda cyane kuko nimo ndabivuga, ufite indwara igahita isohoka muri we kuko yiringira ko Imana ariyo kwizerwa mu izina rya Yesu. Twakomeye Imana yacu amashyi. Haleluya. Kubera ibyiringiro by'Imana dufite,
ntabwo ndi kumva ngo tuzamukane. Harimo nk'abarindwi umunani ariko abandi ntabwo ndi kumva ngo tuzamukane. Ndakomeye Imana yacu amashyi menshi cyane. Haleluya! Haleluya! Burya nubwo dusenga twese kandi tukaza no materaniro ariko nta byiringiro byatuvugana. Ushyize ku munzani ugapima mu gipimisho wasanga hari abantu bagifite ibicagase. Kandi nkambwira burya kwizera ko kungana ni nako Imana ikwiyereka. Ndabeshya kwizera ko kungana ni nako Imana igira gute ikwiyereka. Vuga cyane ngo amen. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Kwizera ko ukuntu kungana ni nako Imana igira gute ikwiyereka. Yesu tugire neza cyane. Amina, haleluya. Amina, haleluya. Ndagira ngo uyu munsi uzamure kwizera mu izina rya Yesu. Uzamuke mu kwizera mu izina rya Yesu. Hanyuma Imana rero ukuntu igiye guhindura bya bindi byari byaranze guhinduka. Urebe ukuntu Imana igiye guhindura ikubite hasi ya misozi yari imbere y'amaso yawe. Imana ishimwe.